Muraho neza nshuti za day cyangwa do everything yourself, reka mbasuhuza aho muri hose mu bihugu by'isi bitandukanye, abari muri Afurika, Malawi, Mozambique, mu Rwanda, mu Burundi, Tanzania, Kenya, Congo n'ahandi hose uri muri Afurika, wumva ikaze kuri day. Hanyuma reka ngusuze wowe ukurikira day wibereye mu bindi bihugu bya Aziya, ndagusuhuje muri Europe, mu bihugu by'Abarabu, muri Amerika, y'epfo n'iya ruguru, by'umwihariko abantu muri Canada, ndabizi ko mudukurikira cyane, ndabasuhuje cyane, ndabahobereye kandi mbifuriza kugubwa neza, mbifuriza amahoro y'Imana, nizere ko mumeze neza. Niba utameze neza urwaye ukaba uri gukurikira day urwaye, nkwifurije gukira. Ariko kandi niba ari ibibazo bitandukanye, reka nkubwire ngo wihangane kubera ko turi mu isi niko ibibazo bimera. Uyu munsi ibibazo biraza bikaba byinshi, ejo bikongera bikagenda nk'uko uyu munsi nta bibazo ufite, ariko ejo ibibazo bikaza. Niko rero isi ikoze, niko isi imeze. Ariko abari mu bibazo mwese, abagize ibyago mwese, turabihanganishije kandi nabishimye namwe, twishimanye namwe, yaba abakoze ubukwe, yaba abagize anniversaire, ibirori bitandukanye, mwese tubane. Hanyuma rero ndabashimiye abantu mwese tubana umunsi ku munsi, abakoze subscribe ndabashimiye, na commentaire zanyu ndabashimiye cyane. Reka rero nsabe niba wowe uje kuri day ari ubwa mbere, nkubwire ko tuvuga inkuru z'urukundo, ni inkuru z'ubuzima busanzwe. Muri ubu buzima tubayemo hano muri iyi si zitumara irungu, ariko kandi tugendereye ko dukuramo amasomo. Abantu benshi baduha commentaire ati inkuru za day zarampinduye. Ibyo bintu mbishimira Imana kubera ko ntago mfite izo mbaraga, ntago mfite imbaraga zihindura umuntu, ntago mfite ubushobozi bwo kugira ngo umuntu ahindure imyumvire, ariko ndabishimira Imana kubera ko niyo iba yakoze uruhare rwayo rwo kugira ngo umuntu yumve inkuru ariko kandi ahindurwe nayo. Reka rero n'ubundi tubane no mu nkuru ya none, ni inkuru nziza y'urukundo, n'ubundi ntashidikanya ko utari bukuremo amasomo yo araba arimo uko byagenda kose. Hanyuma izi nkuru nk'uko bisanzwe muzigezwaho nanjye Celeste Habonimana. Inkuru y'uyu munsi rero itangira hari imvura nyinshi cyane, imvura iragwa, noneho abantu benshi bari bugamye ahantu kuri alimentation, surtout n'abamotari bari bahari ari benshi, hari abantu benshi nyine ubona ko imvura ibaye nk'itunguranye, kwa kundi izuba riba riva ukajya kumva imvura yikubise hasi. Donc tigeze itangaza mu kirere, ubone ko buhumanye, ubone ko ikirere gitutumbye, imvura yaguye bitunguranye. Bituma rero abantu bose abari bari ku mamoto nahe hose bahita bugama kuri alimentation. Hanyuma ariko mu gihe bari baje kugama, umukobwa mwiza cyane witwa Germaine, we umumotari bari kumwe yaramwinginze aramubwira ati mota wambabariye koko tugakomeza. Motari ati ngwiki njyewe ariko abagore mukunda imvura koko, njye ntago nakomeza mu mvura ingana gutyo, ubwo se waba wampaye angahe? Iyi mvura ni nyinshi pe, ubwo se urishimira ko tugenda tugakora accident? Uyu mukobwa ati nukuri ndakwinginze mbabarira kubera ko ahantu naringiye byari ingenzi, mbabarira wowe kabyara, dukomeze tugenda, amafaranga yose ushaka ndayaguha. Motari ati reka ntago byakunda. Yaragiye aparika hano kuri alimentation. Umukobwa byaragaragaraga ko n'ubundi yananyagiwe, ari byo yari gusaba motari ati n'ubundi twanyagiwe, reka dukomeze tugende. Motari ati reka aho kugira ngo nkomeze ngende nyagirwa, narindira ahubwo mu minota mikeya nuko nanyagiwe nkaba ndumutse, ubundi ngakomeza akazi. Uri muranshuka, we wigiriye mu rugo, ngende mu muhanda ndakomeza gukora akazi, nindangiza ngo tujyane. Ati hangane rwose ntabwo byakunda. Germaine yitegereje uyu mumotari, abona nyine nta kindi kintu yamukorera, aramubwira ati sava mota. Arangije ahita yitaba telefone, ajya ku ruhande ayongorera ati yes mama ihangane nukuri mu minota mikeya ndaba nkugezeho. Mama we atangira kumubwira ati nukuri rwose ndakwinginze mbabarira, ntihashire iminota 30 utarangeraho kubera ko mwana wanjye ndananiwe. Germaine atangira kurira, aramubwira ati mama wananirwa wagira
mbabarira rwose undindire ndaje humura mu minota mike cyane ndaba nkugezeho. Amaze kumukupa yarebye hirya areba hino areba imvura ni nyinshi cyane, atangira kwivugisha mu mutima ati mama mbabarira undindire, mbabarira untegereze, mama ushaka kumbwira iki? Nyuma y'igihe kingana gutya urwaye urembye ushaka kumbwira iki? Yatangiye gutera imvura imibare, aravuga ati iyi mvura ntago ari iri bunkereze igatuma ino minota 30 mama mpaye mba ntaragera kuri hopitali, oya ngomba kugenda. Arangije yariyumviriye ajya mu mvura, yumva ni nyinshi, agaruka yihuta, ahita agaruka yirukanka arugama. Arangije ariko aravuga ati ariko se ubundi imvura ndashonga? Yahise afata icyemezo agenda muri ya mvura. Abantu bose basigara batangaye bari kuvuga ati ariko sha abagore bakunda imvura, ndebera uriya mukobwa ukuntu agiye ari kunyagirwa, ubu se ni inka agiye gukura mu mwobo. Abantu bose bari aho bari bari kumuseka bavuga ngo ni ugukunda imvura, abandi bati buriya wasanga afite ikintu cyihutirwa, abandi bati reka ikintu cyihutirwa se niyo cyaba cyihutirwa gute ku buryo ugenda muri iyi mvura? Ubwo uko abantu bose barimo baramuseka, hirya gato hari umutipe yitwaga Jimmy akomeza kumva nyine ukuntu abantu bavugira kuri uyu mukobwa, ariko nyine Jimmy we yari yarafashe muri gahunda ze avuga ati nta muntu n'umwe ujya ukora ikintu muri iyi si adafite impamvu. Uko byagenda kose uriya mukobwa nawe afite impamvu yemeye kunyagirwa imvura ingana gutya. Noneho kuri alimentation rero bacuruzaga n'imitaka, nuko nyine abantu bose batari bari kuyigura cyangwa se bari no ku mamoto bavuga bati imvura nihita moto irongera idutware. Jimmy yarebye ku ruhande gatoya, aragenda abaza umukobwa wari uri gucuruza alimentation, aramubaza ati umutaka nangahe? Aramubwira, ahita wishyura. Arangije yahise agenda awitwikiriye, aragenda yihuta yegera Germaine, aramubwira ati kubera icyo uri kunyagirwa gutya? Amurebye mu maso asanga Germaine ari kugenda arira mu mvura yose, kubera ko nyine urumva yari ari kurira n'imvura yose ikamanuka udashobora kubimenya utamwegereye, kuko byari mu mvura nyine ari kunyagirwa no mu mutwe n'imisatsi byose, ntabwo ari kumenya ko ari kurira. Ariko kubera ko Jimmy yari amwegereye ahita abona Germaine ari kurira cyane, agenda arira inzira yose. Mu mutima wari gutekereza ati ndindira mama ntegereza. Arangije ahita amutwikira. Germaine nyine ahita yumva ntabwo ari kunyagirwa, ari nako yari yihanaguye mu maso, kwiyumanganya biramunanira, noneho amarira aratemba kandi none hari mu mutaka. Jimmy ahita amubwira ati oh sorry, none se kweki uri kurira? Germaine ati oya ntabwo ndi kurira, ahubwo noneho ararira cyane. Jimmy ati sava nushaka urire nta kibazo, ati n'ubundi wanyagiwe, ibyiza nuko wagenda urira nta kibazo, ugenda urira. Njye numvaga nyine naza nkagutwikira uyu mutaka n'uwo nguze, ariko kubera ko uri kugenda urira inzira yose, ndamutse nkomeje kugutwikira urabona ko abantu bose bahita babibona kuri kurira, ngaho reka tugende unyagirwa. Jimmy yafunze umutaka, arangije afata ikote yari yambaye aryambika Germaine, amufata ukuboko aramubwira ati ngaho tugende. Germaine ati none se wowe ugiye hehe? Kubera icyo ugiye kugenda unyagirwa gutya? Jimmy ati ndaguherekeje kubera ko nzi neza ko ahantu ugiye ari ingenzi. Germaine ntiyabitindaho, ariko nyine atekereza umuntu wemeye kuza kunyagirwa, none afite n'umutaka, ariko noneho yanze kuwitwikira ngo kugira ngo Germaine agenda arira imvura imugwaho. Baragiye, abona aragiye, ageze ku bitaro byari biri aho hafi, nubwo motari yari yanze kumukomezanya, ariko nta nubwo hari harimo urugendo rurerure, rwari urugendo nk'iminota 30. Baragiye nyine, bahageze binjira kwa muganga. Germaine agenda yihuta agenda abwira mama ati mama naje. Mama wamubonye ukuntu yatoze, aramubwira ati none se Germaine, nubwo bwose nari nkubwiye ngo ubanguke cyane, ndagukumbuye ndagushaka, kubera iki nyine unyagiwe bigeza? Germaine ati n'ubwa mbere warumbwiye gutya ko unshaka byihutirwa, ati natekereje ko ushaka kuba ugiye nko kunsezera. Mama ati oya ntabwo ari uko gusezera, ahubwo narindi kukubwira nyine kugira ngo wihute bitaza kurangira wongeye kumbwira ngo washidutse amasaha yagufashe ngo bukwiriraho ngo none ngo ntabwo uje hano. Ati niyo mpamvu rero
shyiragaho puresha ngo uzuze ariko ubundi meze neza. Germaine ati wima ni ukuri wari wanteye ubwoba kuko kuva warwarira hano ni ubwa mbere wari umpamagaye kuri iyo nshyiraho puresha ati banguka 30 minutes. Ati rero mama ati ahubwo ikintu gitangaje nakubwiraga kuriya ntanazi ko hanze imvura iri kugwa. Germaine ati kubera ko hano ari hasi muri kave ntago imvura iba yumvikana, ntago wamenya ko hanze imvura iri kugwa. Iyo umuntu ari muri bino bitaro ntago ajya amenya ko imvura iri kugwa. Mama ati ngaho sorry rero ntago narinzi ko rwose uri buze unyagirwa gutya, iyo mbimenya ko hanze imvura iri kugwa ntago mba nagushyizeho pressure ingana kuriya. Ati rwose mbabarira. Germaine ati nta kibazo ahubwo ngewe nasaba uyu musore imbabazi. Ati mama ati uyu musore ni uwa hehe? Germaine ati ntago muzi. Mama ati ntago bishoboka kandi mbona mwese mwanyagiwe. Germaine ubwo mu kubivuga gutyo ni nako ari gukuramo ikote kugira ngo arisubize Jimmy, anamushimira amubwira ati urakoze cyane wakoze kuntiza ikote. Jimmy ati oya rigumane kuko n'ubundi nurikuramo kuko wari wanyagiweho uraza guhita ukonja cyane. Germaine ati none se wowe ntabwo ukonje? Mama wabo uko abitegereza akavuga aba bantu bari mu biki, aba bantu ngo ntibaziranye. Umwe ati ifubike, undi nawe ati oya nawe ifubike. Biramuyobera ariko nyine arabitegereza aravuga ati ntawamenya iby'aba bana. Germaine yarebye uno musore aramubwira ati rero niba wanze ikote ryawe ubwo mpereza nimero yawe ya telefone nzanarigutirurira byibura ntanarimeje. Uyu mutipe ati nta kibazo. Ahita amubwira ati ngaho rero noneho genda, kuko Germaine yarazanye imbuto avuga ngo reka akorere mama we amuvangire nyine amukorere ka masedwane noneho amugaburire kuko mama we nyine yararwaye. Arangije aramubwira ati none se hari ikibazo tugumanye? Germaine ati what, tugumana se kubera iki? Oya wakoze cyane, wakoze kumperekeza, wakoze kumfasha kuntiza ikote ariko genda, urabizi ko njye nawe tutaziranye. Undi ati ariko se wamugani ko warumbwiye ngo nguhereze nimero yanjye nta nubwo uzi uko nitwa. Germaine ati nabirangije nabisoje nagusevinze. Undi ati wasevinze se ngo iki? Germaine ati nashyizeho nyine ko ari ikote. Undi araseka ati si uko koko uri kubona ndi ikote? Germaine ati nyine nibwo nzibuka kuri kuzanira, nibwo nzibuka uwo uriwe, aturetse ko nyine nta n'ikibazo umbwiye uko witwa. Undi ati basi shyiraho ko ari ikote Jimmy. Undi ati ashante. Jimmy ati wowe sinabwo uri bunyibwire? Aramubwira ati nanjye nitwa Germaine. Baherekanyije ibiganza aramubwira ati ashante, ariko rwose nagusabaga nimba bishoboka umbabarire ngumane nawe nyine kugira ngo twite kuri mama. Germaine ati okay niba udashaka kugenda ubwo ngubwo nta kibazo. Batunganyije imbuto bahereza mama wa Germaine. Mama wa Germaine ararya ari kubareba yumiwe. Baza no gusohokana hanze rero bicara ku ntebe zabaga ari iz'abarwaza zabaga ziri hanze y'iyi sale mama wa Germaine yararwariyemo. Nibwo Jimmy yahise amubwira ati none se nta kintu uri buvuge? Bari bamaze akanya nyine buri wese acecetse. Germaine muri we akajya atekereza se uyu muhungu aranshakaho iki? Jimmy nawe muri we agatekereza se uyu mukobwa ko iki nta kintu na kimwe ashaka kumvugisha. Nibwo Jimmy yahise amaze ati none se nta kintu uri buvuge? Germaine ati none se wavuze nanirwa kugusubiza? Jimmy ati okay. Ati rero Germaine ntabwo njya mbeshya. Germaine aramwitegereza araseka ati so niba utabeshya ibyo ngibyo ndabimaze iki, biramfasha iki? Hari ikintu na kimwe twigeze tuganira ku buryo navuga ngo wambeshye izina se? Jimmy ati oya si ibyo, nyine ikintu niyiziho kuva kera, kuva nakoze amadega menshi ariko ntabwo njya mbeshya. Ati rero ntabwo ndi umuntu mwiza. Noneho Germaine araseka arambwira ati are you crazy? Umva uri umusazi, harya ngo ni Jimmy uri umusazi ngo ntabwo uri umuntu mwiza gute se? Arambwira ati nyine nanjye byantangaje buriya kuva nabaho n'ubwa mbere nyine narebye umuntu nkamugirira impuhwe nkanamukorera ikintu cyiza nyine nkamufasha. Sinagukorera ikintu cyiza se? Naguze umutaka
ku mafaranga yanjye, ndangije ndaza ndaguherekeza tunyagirwa. Ati mva rwose nanjye nitunguye kuri uyu munsi, ntago narinzi ko nshobora gukora ikintu cyiza. Germaine araseka arambwira ati cyokora nyine uri umusazi, nzajya mvuga ko ari umusazi twahuye. Jim ati umva ni ukuri ntabwo rega ndi umuntu mwiza, ndimo ndabikubwira hari ukagira ngo ndimo ndatebya, ntabwo ndi umuntu mwiza habe na gato. Umva ngira urugomo, nywa itabi, nywa inzoga, ndiba, ndarwana, umva ndasambana, nta nubwo njya nkundana. Kareka nta mukobwa n'umwe ndabona dukundana, cyane ko nabo bose turyamana nta n'umwe nigeze mbwira ko nkunda, kandi koko ntawe nkunda. Germaine ati none se mukaba muryamana baguca iki n'iki? Jim ati banca iki? Kerega ndi umumiliyoneri. Ati rwose njye ngira amafaranga menshi. Germaine ati cyokora ndatangaye, niwe muntu wa mbere mbonye wiyemerera ko afite amafaranga, naho abandi usanga biriza. Ati ariko nanone ndibaza kweri icyo uri kumbwira ibyo byose by'uko utabeshya, by'uko uri umuntu mubi, kubera icyo uri kumbwira ibyo byose? Ubundi se kubera icyo utagikundana? Ntabwo wigeze uba mu rukundo na rimwe? Jim aramwitegereza amubwira ati sha impamvu ntagikunda rero, njye nakunze umuntu umwe mu buzima bwanjye, nakunze umugore umwe. Germaine ati none se uwo mugore ari hehe? Jim ati yarangambaniye. Undi ati yakugambaniye gute se? Jim ati uwo mugore se waba umuzi? Uwo mugore ni mama umbyara. Mama umbyara niwe muntu nabwiye ukuri kose kubaho, nabwiye ibintu byose ubuzima bwanjye, ibyo yaranziho n'ibyo ataranziho. Ati ibintu byose maze kubimubwira, niwe muntu ntashoboraga kubeshya. Ati nubwo bwose nakubwiye ngo sinjye mbeshya, ariko nyine iyo ntashaka kuguha ukuri ndaceceka. Handi ushobora no kumbaza ukaba wananca n'ukuboko, cyangwa nyine ikintu cyose wakora, nta kintu byaba bimbwiye, ntashaka kuguha ukuri sinkubeshya ahubwo ndakwihorera. Ati rero mama wanjye yarangambaniye, ati sinzabyibagirwa umunsi umwe. Urumva nyine mama wanjye ni umukristo, ngira famiye nyine bose barasenga, bose ngo ni abarokore. Ariko noneho njyewe nisanze mama wanjye iminsi yose yibera mu rusengero, njyewe rero nza kwisanga nsigaye ndi inshuti n'abana muri tronkome, banyigisha kunywa ibiyobyabwenge, banyigisha kunywa itabi, banyigisha kunywa inzoga. Cyokora nyine igihe kimwe kiragera mama arabimenya, ariko akajya yirirwa mbwira ibyo ni ibiki uba urimo, kubera iki wankoze isoni, uri umwana wanjye nsenga warangiza ukigira mu matabi. Yambwira ngo tujye gusenga, nkambwira ati ntabwo ndi bugeyo. Mama nyine akarakara. Rero naje gukura ngera muri segonderi, hanyuma ubwo nari ndangije segonderi nyine sinakomeje kaminuza, noneho nza kugira aba bana rero, noneho twiga umushinga wo kuvuga ngo ibintu byo gukomeza kwiga n'ubundi ntabwo bizaduha amafaranga menshi. Ati rero twigiye umushinga noneho wo kujya tujya kwiba. Ati tukajya kwiba. Ati rero umunsi umwe twari tugezweho kwiba mu rugo, nta kindi nakoze rero, nagombaga gufungurira abajama banjye, nkabafungurira bagatwara byose, nkongera ngakinga, narangiza nkaryama neza, nkakinga icyumba cyanjye nkaryama neza, umuryango wo hanze tugasiga turangaje. Barabyutse rero nyine basanga inzu irera, basanze inzu yera bararakara cyane, baravuga ngo ibintu ntabwo bishoboka, ko batigeze bumva bica ingufuri. Ati rero mama nk'umuntu wari umenyereye ko mubwiza ukuri, yaraje ambaza byose uko byagenze, byose ndabimubwira. Nari ninywereye n'akantu ndamubwira byose uko byagenze. Rero haje polisi, mama wo kugira ngo ansimbarareho, amvuganire, agire gute, mama yarantanze. Antanga kuri polisi, arambwira ngo ningende bamfunge, ngo imyaka yose bankatira ngo ntago abyitayeho, ngo naramunaniye. Ati narababaye sha Germaine. Ati ariko ndi kumva mama wawe nyine yakoze ikintu cy'ingenzi, yakoze icyo yagombaga gukora. Jim ati niko ubitekereza? Ati rero naragiye mfungwa iyo myaka 5 bankatiye. Ati mpfa muri gereza. Ati ariko se kuba baramfunze imyaka 5 ibyo byarampinduye nk'umwana we yashakaga ko mpinduka se? Ninde wamubwiye ko gereza ihindura abantu? Germaine ati none se na n'isaha urakiba?
Jimmy araseka aramwihorera ahita amubwira ati umva ndi kubona abajama banjye bampamagaye rero reka nze ngende mbarebe nzaguhamagara hanyuma nze ntore iryo kote hanyuma ukomeze kurwaza mama wawe neza reka ngende wakoze cyane kuba wamaye aka kanya kose atari ko reka n'ubutaha tuzahure. Germaine yasigaye yibaza mana yanjye urabizi neza uburyo abahungu babayeho bose bambeshya. Ikindi kandi uyu muhungu nawe utangiye azambwira ngo ntabeshya ikigaragara koko ntabwo abeshya kuko ntabwo nabamuye n'umuntu ku nshuro ya mbere ambwira ibi bintu byose ambwira amafuti ye ari ku nshuro ya mbere bigaragaye ko rwose nta kintu na kimwe yigeze ambeshya ariko se ndibaza kuba umuntu atabeshya icyo kintu cyonyine kiri mu burenganzira bwo gukomeza kuvugana nawe hejuru y'ibintu byose by'amafuti ye yose yambwiye ku nshuro ya mbere duhuye. Oya ese undi kubera iki nyine ngewe yamisemo kugira ngo ambwire bino byose. Yagumye ahangaha ahita ajya kureba mama we. Mama aramubwira ati none se mugenzi wawe yagiye? Aramubwira ati yego yagiye. Undi ati none se ko atansezeye? Germaine ati nyine bahise bamuhamagara inshuti ze ziramuhamagaye ahita agenda. Germaine ubona ntatuje. Mama aramubwira ati none se bite ko udatuje byarangira iryo kote ry'iwe ariko arikurekeye? Germaine ati ararindekeye ariko ndi kwicuza impamvu uriya muhungu duhanye nimero. Mama uriya muhungu uzi nako reka tubyihorere wibyitaho ubu se koko uzakira ryari uva ahangaha ariko ugomba kubona imbaraga. Mama ati ariko njye ndi kumva rwose natangiye koroherwa ikigaragara nuko mu minsi iri imbere bari budusezerere. Nawe yaje gusezera mama we aragenda arataha. Hanyuma ageze mu rugo bigeze nijoro nibwo Jimmy yamuhamagaye aramubwira ati Germaine umeze neza wavuye kwa muganga? Germaine ati yego navuyeyo ahubwo nari ngiye kuryama. Jimmy aramubwira ati umva umbabarira ibintu byose twavuganye ubyirengagize ubifate nkaho utigeze ubyumva kuko ntago nzi ikintu cyambayeho ntago nzi ukuntu nakubwiye ibintu byose n'ibintu ntigeze mbwira umuntu n'umwe ariko rwose Germaine umbabarire. Germaine ati ahubwo nanjye icyo kibazo nasigaye nyibaza ariko reka nkikubaze wambwiye ko utajya ubeshya kubera iki wambwiye amabanga yawe yose ibyawe byose n'iby'umuryango wawe kubera iki wabimbwiye? Jimmy ati nanjye ntago mbizi. Germaine ati none se kutangiye kumbeshya? Jimmy ati nukuri ntago ndi kukubeshya ariko nyine ubanza ngukunda. Germaine ati oya ibyo byo ntago byabaho kuko urabizi neza ko uyu munsi ari wo munsi wa mbere twahuye gute se wakunda umuntu ubonye bwa mbere? Jimmy ati rero nanjye niyo mpamvu ndi kukubwira ko nanjye ntabyo nzi sinzi impamvu nakubwiye biriya bigambo byose sinzi impamvu nakubwiye amakuru yanjye yose. Ati mana yanjye ndi kumva none ndi no gutekereza ibintu byose nakubwiye nkumva n'isoni ziranyishe nkumva sinifuza kuzongera guhura nawe kandi ndi kwibaza ko ari byo byaba byiza ariko si iryo kote ryanjye ko ngomba kuribona. Germaine araseka aramubwira ati ariko nyine nta kibazo ngewe nta bwoba nteye kuba wabimbwiye nyine nabyibagiwe humura tuzahura ntakibyibuka. Barangije bakomeza kuvugana hanyuma baza gutandukana. Germaine araryama ndetse na Jimmy nawe araryama. Hashize iminsi nk'itanu nibwo Jimmy yahamagaye Germaine aramubwira ati none se iryo kote ryanjye uzarima cyangwa uzaryigumanira? Germaine ati ariko nararimeje rimeze neza riratunganyije nari ntegereje call yawe kugira ngo uzaze kuritora cyangwa se umbwira ahantu nzarigusangisha. Jimmy ati ntacyo nzaza kuritora uzandangire mu rugo. Germaine umutima umwe yumva afite ubwoba bwo kurangira Jimmy wabo ariko bigeze muri weekend aravuga ati why not ubundi umuntu wambwiye biriya byose nta kintu na kimwe ambeshye ku buzima bwe ubundi kureka kumubwira iwacu byo bimaze iki? Arangije nibwo yamurangiye iwabo aza gutora rya kote yararitwaye uwo munsi burira buracya. Hanyuma hashize igihe cy'ukwezi nibwo Jimmy yaje kujya iwabo wa Germaine abizi neza yavuganye na Germaine kuko bari bamaze igihe bavugana abizi neza ko Germaine atari iwabo. Ageze iwabo wa Germaine yasuje mama wa Germaine. Mama wa Germaine aramwitegereza amubwira ati none se musore muto ni hehe nkuzi ko ndi kubona rwose wagira ngo ndakuzi?
Jimmy araseka aramubwira ati ntabwo ari ubwa mbere duhuye, hari n'ikindi gihe nagusanze kwa muganga nazanye na Germaine. Mama ati ndakwibutse murimo mupfa iby'ikote, umwe ati fubike undi ati fubike. Jimmy araseka ati nicyo gihe ati nibwo umperuka ati kuko uwundi munsi naje nje gutora ikote ntabwo nagusanze hano. Mama wa Germaine ati Germaine yarambwiye ko waje ntahari, none se kandi kuje Germaine adahari? Jimmy ati ndabizi ko Germaine adahari ariko nyine ndaza kumurindira nta kibazo. Noneho Germaine akaba yari yavuganye na Jimmy, abwira Jimmy ko atari butahe ariko kandi adashaka kubibwira mama we ngo mama we atagira ubwoba, kubera ko azi ko mama we iyo aryamye Germaine agira imfunguzo, iyo aryamye azi neza ko Germaine ari butahe abatekanye, bikarangira mu gitondo Germaine adatashye. Ariko noneho iyo amubwiye ngo ntari butahe mama we arahangayitse afite n'ubwoba. Ni muri urwo rwego rero atari yamuhamagaye ngo amubwire ko atari buze. Noneho nibwo mama wa Germaine yabwiye Jimmy ati none rero reka mubwire ko uri hano aze kuza yihuta akurebe. Jimmy ati no ntumubwire, ndashaka kumutungura, ndashaka kumukorera surprise rwose akaza kunsanga ahangaha. Ati humura, igihe cyose ari buzire araza kuhansanga, wowe rwose uryame utuze nta kibazo. Mama wa Germaine rero yumva nyine ntabwo akwiye kwivanga mu by'abana. Yaragiye agaburira uno muhungu, baganira, amaze kumugaburira aramubwira ati nta kibazo rero ukomeze urindire Germaine ngiye kuryama. Ubwo urumva yari yamubujije kumubwira ko ahari. Germaine nawe ntabwo azi ko Jimmy ari iwabo. Hanyuma bararyamye, mama wa Germaine yararyamye atekereza ko Germaine nyine ari buze kuza agasanga uyu muhungu ahangaha, kubera ko ariko umuhungu yari yamubwiye ko ashaka ko aza kuza kuhamusanga. Arangije bigeze nijoro mu gicuku, abahungu nyine b'inshuti na Jimmy baraje. Jimmy arabakingurira nk'uko bisanzwe iteka, iyi nzu barayumutsa barayiba yose. Bigeze mu gitondo mama wa Germaine yarabyutse asanga Jimmy nyine araryamye mu cyumba yari yamweretse ati nuba wumva unaniwe uze kuryama muri kiriya cyumba. Asanga araryamye arasinziriye, ariko asanga inzu yose irera harakinguye. Arangije ahita amubyutsa aramubwira ati nibiki byabaye hano muri iri joro? Undi ati nanjye simbizi uko byagenze. Yahise ahamagara Germaine aramubwira ati Germaine uzi ko batwibye inzu yose? Undi ati kuri kuvuga ngo babibye se ninde wundi wari uri aho ngaho? Aramubwira ati urumva hari wa mungu mwigeze kuzana kwa muganga muri gupfa ikote, umwe ati fubike undi fubike. Ati nyine niwe waje ambwira ukuntu ari bugutegereze, ariko nyine nsanze akiryamiye rwose. Nawe aratangaye kubona inzu yose yera. Germaine agahinda karamwishe, ikiniga kiramufata, aravuga ngo mama ndaje. Yahise abitekereza neza ariko ari Jimmy wabikoze. Arangije yaratashye yihuta asanga Jimmy mu rugo. Jimmy rwose yabaga yimereye neza nk'umuntu utagira icyaha, nkaho nta kintu na kimwe yigeze akora. Germaine yaragiye amusanga mu cyumba, nyine mama we yamuhaye ahita amufata mu mashati aramubwira ati Jimmy kubera iki wabikoze? Kubera iki watinyuka kuza kwiba mama? Jimmy ati ariko narabikubwiye ko no mu rugo nabibye, kandi narabikubwiye ko nari umuntu mwiza. Rwose Germaine mbabarira ibyo bintu byumve. Germaine ati none se kumaze iminsi umbwira ngo urankunda, ubu kunkunda no kuza kutwiba bihuriye hehe? Jimmy ati ahubwo se kubiba no kuba ngukunda ibyo bintu urumva nyine bihuye? Kuki wowe uri gushaka kubihuza? Germaine ndagukunda cyane. Germaine ati funga umunwa, unkunda gute ukaza kwiba mama ibintu byose? Ati gusa nubwo bwose kugufunga bitaguhinduye, kuri inshuro n'ubundi uraza gusubira muri gereza kuko nta hantu uri bubikwepere. Nubwo bwose mama atabizi, wigize gentil, wigize umuntu mwiza ko babibye nawe uhari, ariko ndabizi neza ko ari we wabikoze nk'uko n'ubundi wabikoze iwanyu. Ubundi kubera iki mama atari kumva ko ari we muntu wa mbere ukekwa? Ni iki kiri gutuma mama ari kukwizera bigeze aha?
uko Germaine na Jimmy bari muri aya niko mama wa Germaine yari ari aho hafi ari kumva ibiri kuvugwa byose. Arangije ahita yinjira muri cya cyumba aravuga ati Germaine umeze neza? Undi ati yego mama meze neza. Ahubwo se wowe umeze neza? Nta kintu na kimwe bagukozeho? Mama ati reka dati kandi nabyutse ngasanga haranakinze neza ku cyumba cyanjye ndetse nanaje nsanga n'uyu muhungu wawe nawe harakinze neza. Ati nyine urumva batwibye twese dusinziriye. Germaine ati ma ibyo bintu ntago nshaka kubyumva, ndabizi neza ko Jimmy ariwe watumye ibyaraha byose babyiba, amateleviziyo ibiki ibintu byose babitwaye kubera wowe Jimmy, si wowe? Nibwo mama Germaine yase areba Jimmy aramubwira ati mwana wa ni wowe se watumye ibintu byose babyiba? Araceceka kandi nyine Germaine yari abizi, yari yarabimubwiye ko yadashaka kubeshya, araceceka ahita avuga ndabizi nyine ko nta kintu yagusubiza, vuga se ndabizi uko ucecetse nyine icyaha kiraguhama, urabyemera ko ari we wabyibye kubera ko udashaka kumubeshya? Bivuge se, vuga ko ari we wabyibye, urumva? Jimmy araceceka areba hasi. Germaine ati ma bagomba kumufunga, reka nze mpamagare polisi. Ahita afata telefone atangiye gukanda nimero. Mama wa Germaine ahita amwambura telefone amubwira ati oya ntabwo bari bumufunge kuko kumufunga ntabwo ari wo mwanzuro, ntabwo bari bumufunge. Germaine ati ma kubera iki se batari bumufunge? Bagomba kumufunga we n'izo ngegera babyibanye bakagarura ibintu byacu kuko ntabwo ibi bintu ndi bubyihanganire. Arangije ahita amubwira ati umva nkubwire rero wa musore we, ntabwo bari bugufunge sibyo, humura ntabwo bari bugufunge, ariko nawe ndashaka kugusaba ikintu kimwe kandi umbwire ko uzagikora. Jimmy ati mbwira nta kibazo. Aramubwira ati ndashaka ko igihe cyose Germaine azajya aba abizi neza ko atari burara aha ngaha uzajya uza undaze, nabyaye Germaine mubyara ari we mwana wenyine, iyo rero adahari rwose nanjye ndara mfite ubwoba. Ati ndashaka ko igihe cyose uzajya umenya ko Germaine atari burare basi ujya uza undaze, uzurare hano kugira ngo uncungire umutekano kuko iyo mbimenye ko atari buze ngira ubwoba bwinshi. Germaine ati mana yanjye ngaho nyumvira, none se ma ibyo noneho ni ibiki utangiye? Aramubwira ati rega ntabwo uyu mwana akeneye gufungwa, ntabwo aricyo cyamufasha, ahubwo akeneye Imana. Germaine ati akeneye Imana? Ariko ma waba uzi Jimmy? Yaba se yaba nyina bose ni abantu b'Imana, ni abarokore, umuryango wabo wose n'abana bobo bose bavukana ni abarokore. Uyu niwe wavuyemo umuryango uramuca kubera uburara n'iki n'ubujura, none kandi ngo akeneye Imana? Imana se atakuye kwa mama we na papa we ngayonke no mwibere byibura? Ati ubwo koko utegereje ko iyo Mana azayikura hehe? Ati ngiye rwose ma ibyo bintu ntago ndimo ndabyumva, nta nubwo mbishaka Jimmy, singushaka muri uru rugo. Mama Germaine ati Germaine subizi se ko turi inshuti, ntubizi ko ikintu cyose ubusanzwe tujya tubyumva kimwe? Germaine ati ma urabizi nyine ko nkubaha, urabizi ko nkumvira, urabizi ko ikintu cyose umbwiye burya bari nk'itegeko, ariko Jimmy ntago mushaka aha ngaha. Aramubwira ati oya Jimmy akeneye urukundo kandi nanone akeneye Imana, ibyo bintu bibiri nibimugeraho ndabizi neza ko bizamuhindura. Baza Jimmy ati ahubwo nashaka kukubaza, kandi nyine kuba ufite karite y'uko utabeshya nabyo ni ibintu byiza cyane, ndakubaza uzajya uza? Jimmy yikirije rwose yihuta cyane, aramubwira ati yego nzajya nza. Ati nyine birasaba ko Germaine azajya bimbwira kare, rwose nzajya mpita nza. Germaine yabwiye mama atoke nta kibazo, yaragiye ariko nyine yababaye yararakaye. Jimmy akomeza kumwoherereza message amusaba imbabazi, amubwira ati pardon n'ukuri umbabarire, ati ndabizi neza ko wandakariye, atari ko rwose wihangane, aturi kumva abajama banjye bari bamaze igihe nyine bagutagetinze bambwira bati tuzakwiba ryari, ati ro kubabwira ko nsigaye ngukunda ntago nari kubishobora, ati nyine niyo mpamvu nafashe icyemezo ndavuga ati nta kundi nibaze, atari ko rwose umbabarire. Germaine ati ukaba wumva nyine izo mbabazi uri kwaka nkwiye kuziguha? Mana yanjye simbizi, ariko rwose pe ukeneye Imana wa mugani wa mama. Jimmy ati ahubwo se uzajya umbwira nyine nigire kwirariza mama?
Germaine yaratekereje aravuga ati rero ibi bintu ubwo ari mama wabinsabye, buriya mama azi icyo azabimaza. Ku munsi umwe atari butahe nibwo yahamagaye mama we aramubwira ati ntago ndi butahe. Mama we rero yahise ahamagara Jimmy aramubwira ati mwana wanjye ubwo nizere kuri buze rero uraza kundaza, ati Germaine yambwiye ko atari butahe. Jimmy aramwemerera ndetse ku mugoroba bigeze yaratashye asanga mama wa Germaine yatetse, aramugaburira, amuha imyenda yo guhindura, amuhereza amazi, ajya muri dushe arakaraba. Jimmy ari muri uru rugo yatangiye kumva nyine yongeye gukumbura kuba ari kumwe n'umubyeyi, ariko noneho akajya abona umubyeyi wa Germaine atandukanye cyane na mama we. Mama we akimara kumenya ko yabibishije inzu yose yahise avuga ati bagende bamufunga imyaka 5, nta n'umuntu n'umwe umusura, nta muntu umugeraho. None undi mubyeyi utaramubyaye ahubwo we yaramubwira ati ujye uza uba uhari undinde undarire hato hatazagira n'uwundi mujuruza akananyicira, atujye uza tube turi kumwe. Ahageze yirengagiza ko yamwibye, amwakirana ubugwaneza, amubwira neza, amuha ibyo kurya, amuha amazi aroga, amuha imyenda arahindura, amwereka icyumba yashashe neza, aramubwira ati ngaho ryama, ndetse aranamusengera, aramushinganisha, amuragiza Imana, aramubwira ati kandi nubwo bimeze bityo Jimmy, Imana iragukunda. Mama Germaine yaragiye araryama, noneho kandi koko nawe aryama yumva atuje atekanye. Urumva n'ubundi nta kintu yari afite mu nzu, n'ubundi bari barabyibye, ariko noneho kuba Jimmy ari aho hafi yaragiye arasinzira yumva aratekanye. Mu gitondo biragera ategurira Jimmy icyayi. Jimmy amaze kunywa icyayi arongera arigendera. Germaine yaje guhamagara Jimmy aramubwira ati urakoze cyane, wakoze cyane, mama yambwiye ko wagiye kumuraza, wakoze basi kumuraza. Germaine yaje kuvugana na mama we aramubwira ati mama, kubera iki ubundi nyine buri gihe uba uvuga ngo uriya muhungu Jimmy ngaza kuraze, mama kubera iki nyine ubikora gutyo? Nibwo mama we yamuhamagaye aramubwira ati rero uze kuza tuvugane. Arangije aramubwira ati rero Germaine mwana wanjye, ntago Jimmy ari umwana mubi, nta nubwo ari umuntu mubi, kubera ko buriya umuntu ukuntu aremye ni ukuvuga ngo umuntu we aba ari netre, muri we rero harimo icyiza n'ikibi, kandi nyine impamvu ikibi kiba cyaganje ni ukubera umwuka mubi wa Satani uba uri kumukoreramo, ariko buriya umwuka w'Imana umukoreyemo Jimmy yakubera umuntu mwiza cyane. Ati kandi kuva ku itangiriro, kuva nababona murebana, ndabyibuka nari ndi kwa muganga, nari nanarwaye, ariko nahise nibaza ati aba bana bari mu biki? Umwe avuga ati twara iryo kote, undi nawe ati twara iryo kote, ati hariya nabonyemo urukundo rukomeye. Ati wenda aka kanya kubera amafuti ya Jimmy ushobora kuba utari kubyumva cyangwa ngo ubitekereze urukundo ukunda Jimmy, ariko iyo nkurebye mu maso ndabibona. Mba nibaza ngo Jimmy aramutse abaye uwundi muntu, akava ku matabanywa, akava ku bujura, ku mico mibi, kujya mu bakobwa n'ibiki byose, uzi byose yakubwiye, ese Jimmy ntiwamukunda? Nibwo Germaine yahise amubwira ati ma erega urabizi neza ko ibyo bintu bitashoboka, Jimmy ntabwo yahinduka, narabikubwiye ko yavutse mu muryango mwiza, ariko ibaze ko iwabo bamuciye. Ati buriya amaze igihe kinini cyane, no kuva mbere y'uko afungwa ntago avugana n'iwabo, yaba abavandimwe be, yaba papa we, yaba mama we. Ati kandi bose ni abantu b'Imana, yarabambwiye ko basenga. Atariko rero uri kumva nyine se byakunda gute kugira ngo Jimmy ahinduke abe umuntu mwiza? Mama wa Germaine yahise amubwira ati nyine urumva njye ntabwo nahindura umuntu, kuko ntabwo ndi mwuka wera uhindura umuntu, ariko nyamara hari uburyo bwiza umuntu yahindukamo. Ntabwo iyo umuntu akomeje kuba mubi, ntabwo umushyira kure yawe cyangwa ngo umwereke ko utamukunze cyangwa kutamwumva. Icyiza ni uko umwereka ko umwumva, hanyuma ukamufasha muri urwo rugendo. Rero Jimmy ntabwo dukeneye kumujugunya nk'uko iwabo bamutaye, ahubwo aragukeneye. Niba yarakubwiye ko agukunda, akakubwira biriya byose ku munsi wa mbere muhuye,
ni ikigaragara ko nyine nyuma y'igihe kinini yarabikubwiye ko nta mukobwa yari yarigeze akunda, ngo na mama we yakunze yaramutengushye. Rero sinifuza ko natwe tumutenguha kandi yaragukunze, ndashaka ko tumufasha mwana wanjye. Germaine ati none se nyine turamufasha iki? Jimmy rega yakoze ibyaha byinshi ku buryo rwose mana yanjye, Jimmy n'ibyaha ubwe bigenda, nta kintu wakora kugira ngo uhindure Jimmy. Mama Germaine ati oya, nta muntu ubaho utahinduka. Ati none se wibagiwe n'ijambo ry'Imana ritubwira uburyo Sawuli yarenganyaga abantu b'Imana? Ariko se Sawuli ko yahindutse akaba umuntu ukunda abantu b'Imana, akaba umuntu ukorera Imana. Ati rero nta muntu n'umwe kuri iyi si utabasha guhinduka, biterwa ahubwo nuko wamutwaye nuko umwumva. Ati njye ndashaka ko Jimmy tumufasha, ntabwo ari twe tuzamuhindura, ariko reka tumufashe twe kumutererana. Germaine ati none ma biraza kugenda gute? Mama aramubwira ati ndashaka kujya kwa nyoko wanyu, ukagenda ukahamara ibyumweru 2, hanyuma Jimmy ukamundekera tukaba tubana. Germaine ati ma ariko Jimmy uramuzi, noneho bizarangira kuzanyeho n'abagore hano mu nzu yawe. Aramubwira ati wowe binyemerere, niba koko Jimmy agukunda araza kunyemerera ibyo byumweru 2 abimara aha, kuko turaza kumubwira nyine ko wagize impamvu z'akazi, hanyuma ko azajya aza buri munsi. Mbese tumusabe ibyumweru 2. Ibyo bintu nabyemera ni ukuri haraba hari amahirwe nka 95% yo guhinduka kwa Jimmy. Germaine ati ma ntacyo, reka nkureke, ndabizi ko rwose ibintu byose ukora ubu bizi, ntabwo ndi bukubwire ngo ntabwo bishoboka kandi nyine uri kugerageza, ariko rwose mana sinzi, ntabwo naguca intege yego, ariko Jimmy ateye ubwoba mama. Mama aramubwira ati nta kibazo. Bahamagaye Jimmy baramubwira bati rero Germaine yabonye akazi, azamara ibyumweru 2 atari gutaha. Jimmy uri ready se yo kuza kundaza ibyo byumweru 2 byose? Jimmy aramubwira ati he ibyumweru 2, ariko none ndumva ari ukubaho ngaho. Aramubwira ati oya ubishatse wajya uza ari nimugoroba ubundi ukongera ukigendera. Jimmy yaraje, noneho byari kuwa gatanu, ari nabwo bavuze ngo nyine Germaine yagiye gutangira akazi, ngo weekend abanze amenyera aho hantu, ngo narangiza ahita akomerezaho akazi k'ibyumweru 2. Jimmy kuwa gatanu yaraje, nibwo mama wa Germaine yamubwira ati none se ejo ko ari weekend ubundi wagumye hano, hari ahandi hantu uzajya? Aramubwira ati nta kibazo. Bigeze mu gitondo nibwo mama Germaine yamubwira ati Jimmy rero niwe mwana mfite, genda uncanira imbabura duteke. Jimmy yagiye kurwana n'imbabura. Mu bintu bari baribye hari harimo na gaze ya mama wa Germaine nyine bibye nayo. Jimmy yaragiye arwana n'imbabura, amara nk'iminota 30 gucana imbabura byamunaniye. Mama wa Germaine aramwihorera. Jimmy nibwo yatekereje, ubona ko agahinda kamwisha, aravuga ati koko kubona umuntu w'umubyeyi nk'uyu aza kurwana n'imbabura iyi minota yose, hejuru yuko twamwibiye gaze, byaramubabaje. Arangije ariko ku ihereza arayicana, batangira guteka. No guteka ubwo nabwo ni amasaha n'amasaha kubera ari kumbabura. Hanyuma aza no kujya batetse nyine, aza kuza kunyura muri salo asanga mama Germaine yiryamiye mu ntebe ahantu yakundaga kuryama areba televiziyo, yaraharyamye nyine arasinzira. Ibi nabyo abibonamo irungu rikomeye yateye no mubyeyi. Nanone yumva agahinda karamwishe, aravuga se koko kwera iki twibye no muryango. Arangije kwa gatandatu nyine, byari kwa gatandatu ibyo byose biba, ku cyumweru yahise abwira mama wa Germaine ngo aragiye. Mu kugaruka yagarukanye gaze, abwira mama wa Germaine ati nakuguriye gaze, nabonye gucana imbabura mu gitondo bigoye. Ati rero natekereje ndavuga ati ikintu cy'ingenzi ukeneye cyane ni gaze, kandi nyine ndakomeza kugusaba imbabazi kuko nyine nakwibishije ibintu byawe. Mama wa Germaine ati sava nta kibazo, wakoze muhungu wanjye, wakoze rwose kubyuka umuntu acana imbabura byari hatari, ariko rwose urakoze kutuzanira gaze. Yanabibwiye Germaine nawe arishima, aravuga ati biratangaje kuba nyine Jimmy yakicara agatekereza akabibona ko rwose bikugoye. Hashize n'indi minsi 3 yaguze televiziyo azanira mama wa Germaine, aramubwira ati nabonaga irungu ryarakwishe, atariko rwose nubwo rwose ino televiziyo itameze nk'iyo wari ufite, ariko byibura irungu ntirikakwice mari. Mama wa Germaine yarongeye aramushimira, atangira kumubwira ati noneho rero
ndashaka ko tuzajya tujyana mu materaniro. Hari amateraniro aba ku mugoroba, uzajya uza tujyane, kuko iyo nyagiyemo ngataha bwije rwose mba mfite ubwoba mu nzira. Buri gihe nyine yitwazaga ko amukeneye, aba afite ubwoba, ariko nyine akamushyira mu murongo ashaka kwajyamo. Jimmy yaramwemereye, aramubwira ati, bwa mbere yaramubwira ati ntacyo, wowe nubona iteraniro rirangiye uze kuza kumpamagara. Bwa mbere nyine nuko byagenze, aramuhamagara, aramubwira ati rero dutahe. Yaramutahanye. Ubukurikiyeho aramubwira ati, ariko se wazaje hakiri kare nawe tukaba turi kumwe mu rusengero, maze iteraniro ryarangira nyine tugatahana. Jimmy ati, reka njyewe nza mu rusengero, sha none Imana yanyica pe. Ese ubwo ubuzi ibintu byose umuntu aba yarabayemo. Njye navukiye mu rusengero, ariko nyuma yaho nyine ibintu nigiriyemo ntaho rwose nzahurira n'Imana. Nibwo mama Jamie namubwiye ati, none se Jimmy, niba njyewe ndi umuntu, ibintu byose wankoreye nkaba narabashije kubyibagirwa, nkakubabarira, nkakwakira, ubu ukaba uri umuhungu wanjye, Imana yo yitekereza gute? Imana yampaye izo mbaraga, utekereza ko yo nyine idafite izo mbaraga z'umurengera? Imana yakubabarira. Jimmy ati, oya ntago mbyumva, ntago numva ukuntu naza mu rusengero. Mama Jamie aramwihorera, akageza akamutwara iteraniro rirangiye rya nimugoroba, bagatahana mu rugo, ariko bagasenga, akamusengesha, akamubwira ati, humura Imana izakubabarira. Hanyuma rero bya byumweru 2 byarangiye, Jimmy yishimiye kubana n'uyu mubyeyi mama wa Germaine, ku buryo Germaine yaraje. Jimmy atangira gutekereza uburyo ki agiye muri yakuru ya babahungu. Aravuga ati, Mana yanjye, nari maze kumva rwose Imana iri hafi kumbabarira, none ubu ngiye kongera nsubire muri cya kigare cya babahungu. Mama wa Germaine ati, none se ubundi wakigumiye ahangaha nubwo Germaine yataha, ariko nawe ukaburaha? Ibyo noneho kubibwira Jimmy, gutekereza ko n'ubundi aba yishakira Germaine kuba amubona. Aramubwira ati, none se byakunda? Undi aramubwira ati, rego ubu wamaze kuba umwana wanjye, ati rwose nta kibazo wigumira ahangaha. Bwa mbere yaratashye, Germaine araza, bari kumwe barateka bararya, noneho batangira kuganira. Nibwo Jimmy yabwiye Germaine ati, nari narasinye ko ntazigera na rimwe numva ko Imana ibaho, ariko kubera mama wawe maze kwizera neza ko Imana ibaho, kandi hari abantu ituyemo, hari abantu ikoreramo. Ati, uburyo nari nafashe inzu ya mama wanyu nkayeza nk'uko nejeje iyo mu rugo, nyine ibintu byose tukabitwara, ntabwo nari nzi ko ashobora kugira umutima wo kumbabarira. Ati, none yarambabariye, ikirenze kuri ibyo yanyakiriye muri uru rugo nk'umwana mu rugo. Ati, ariko nyine Germaine, simbizi ukuntu nabikubwira, nyine ndagukunda cyane, sinzi nzabikubwira inshuro zingahe, urabizi ko ntajya mbeshya. Ibyo byo rero ntago mbibeshya, ntago ndi kubikubeshya Germaine, ndagukunda. Germaine ati, rero umva nkubwire Jimmy pe, urakunditse, uri umuhungu mwiza, uri umuhungu umuntu wese yakifuza, ariko njye ntago byavamo n'imico yawe n'ibintu byose ukora. Jimmy ati, nese ubu ntabwo ubibona ko nahindutse? Germaine ati, oya ntabwo mbibona. Nabibona gute ko wahindutse? Ukinywa itabi, ukinywa inzoga? Reka ntabwo ibyo ngibyo ntabwo nabyumva ko wahindutse. Wowe ugomba kugenda ureka ibyo bintu byose, igihe uzabireka nkabibona ko utakinywa itabi, utakinywa inzoga, icyo gihe nzicara ntekereze ndebe neza niba nshobora kukwemerera njye nawe tugakundana, ariko ibyo ngibyo bitaraba ntabwo bishoboka. Jimmy ati, urampamiriza ko ibyo bintu nimbasha kubireka uzankunda? Germaine ati, nakubwiye nyine ngo nzabitekerezaho, ariko nyine urumva amahirwe nayaguha nka 80%, ariko ukinywa itabi, ukinywa inzoga, wapi kabisa, ntabwo byavamo. Jimmy rero ikintu cyari kimugoye ni ukuntu nyine atabaga afite amafaranga ye ku giti cye, ahubwo nyine babaga bafite amafaranga we n'ababahungu, baba mu mabi, bakora ibintu bibi, kwiba, kugira gute, bakabona nayo bagura amayoga ndetse n'amatabi. Noneho rero yagenda yakubita nk'iminsi 2 atari guhura na babahungu, ntanywe itabi, ntanywe n'inzoga, ariko noneho akaba nta mafaranga afite. Ibyo rero bigatuma aza akamara iminsi hano kwa Germaine, niyo yahamara 2, ariko noneho
yabona nta mafaranga afite agahita ajya muri cya kigare cy'aba bahungu kugira ngo aze kubona amafaranga. Nibwo Germaine yamurebye aramubwira ati wari uzi n'ibindi, hari ikintu kimwe ukeneye. Urumva iyo umaze iminsi 2 hano ntago usinda, ntujya mu biyobyabwenge, ariko noneho iyo uvuye ahangaha ukagenda ugiye gushaka amafaranga ugaruka wanyweye amatabi, wasinze, wanyweye inzoga. Ati rero ukeneye ikintu kimwe gusa, ukeneye akazi kandi keza gatandukanye na biriya byose ukora byo kuvuga ngo mwabonye amafaranga ari uko mwayakuye mu bikorwa bibi. Ukeneye akazi numara kukabona uzabasha kwica kuri kiriya kigare cy'abantu mugenda mugahura kugira ngo ubone amafaranga. Ati rero inama nakugira, nubwo bwose ukorera amafaranga menshi ariko urabizi ko yakura mu buryo butari bwiza. Hanyuma rero njyewe naba proud yawe kuba imbaraga zawe uzikoresha imirimo y'amaboko yawe, ibintu bitarimo ubuhemu n'iki, n'ubwenge bwawe ukabukoresha mu bintu bikwinjiriza yego ariko bitarimo guhemuka, kuruta uko waba ufite amafaranga menshi kandi uyakura mu bintu bibi. Njyewe rwose naba proud yawe akazi kose waba ukora. Ikindi, hari ako kazi ahantu nkora, kampani nkoramo, rwose niba hari akazi utabura ni ak'aba Manpower. Jimmy yarasetse aravuga ati ariko se koko nawe nyine ubonye ko nateruye, ubona ko mfite imbaraga, wumva ko njye najya guterura imizigo muri kampani yanyu? Germaine ati njyewe nyine naba ndi proud yawe kuba izo mbaraga zose ufite, uko umuntu akubona, iyo shape yawe igiye guterura imizigo hara muri kampani yacu, kuruta uko ujya guterura amateleviziyo n'amagaze mu nzu z'abaturage. Ati ngiye rwose naba nkwishimiye, ati niba unkunda koko byanyabyo ngiye umbwire ngo usabire ako kazi iwacu. Jim ati hanyuma ubwo nzaze nyine nkora ako kazi, hanyuma ubwo se njye nawe twabana nkora ako kazi forever and ever? Germaine ati oya, ntago nkubwiye ngo uzagakore mirere na mirere, ariko nyine njyewe nabihitamo kubera ko n'ubundi nta kintu cy'ingenzi ukenereye amafaranga, nta mwana uriza, nta mugore, nanjye pe nubwo twakundana ntago ngusabye ibya mirenge, singusabye ngo ngurire imyenda, singusabye ngo ngurire ibiki, ngo umpe amafaranga ya buri munsi. Oya, icyo nshaka nuko uva mu bintu urimo, n'ubundi nibyo byagutwaraga amafaranga. Tanto wayajyanye muri izo ndaya, ubundi wagiye kugura amata, ubundi wayaguza amayoga, n'ubundi nta kindi amafaranga yawakumarira. Rero ibyo bintu uramutse ushoboye kubireka, n'ubundi ntago waba ukeneye amafaranga menshi. Ayo mafaranga wowe, amafaranga ku kazi bazaguha uzayasevinge nukora amezi 5, ubwo uzaba umaze gukoresha imbaraga zawe. Numara gukoresha izo mbaraga zawe mu mezi 5, uzambwire noneho nkubwire ikindi kintu twayakoresha noneho gisaba n'ubwenge no gutekereza. Jim ati ntabwo uri kumbeshya ibintu uri kumbwira, ubwo wakemera gukundana n'umutipe wikorera imizigo? Germaine ati cyane rwose naba ndi proud yawe. Jimmy ntabwo byari bimworoheye, ariko yaragerageje ntazajya ajye kureba babahungu. Noneho n'ibintu byo kureka itabi byo biramuzengereza, arabirwaragira taki agatitira. Germaine akamubwira ati wow, akamuzanira gake akakanywa, akamubwira ati nta kibazo, ubwo wari umaze iyi minsi yose, umaze iminsi 3, ubundi agera kuri 5, ubundi agera ku cyumweru. Hanyuma aragenda ahinduka, ari nako yagiye nyine ku kazi ko kwa ba Germaine, abo mu Manpower nyine akajya aterura imizigo yinjiza mu modoka. Germaine nawe yari umudeklara aho ngaho ku kigo kuri iyo kampani yakoragaho. Hanyuma Germaine akazajya ajya kumureba ku mugoroba, bagatahana muri kampani. Birahwihwiswa ko uyu mutipe yari umutipe mwiza Jimmy, ariko nyine abantu bose bibaza ukuntu yaje gukora akazi k'ubukarane. Ariko Jimmy nyine urukundo birumvikana rwari rwaramugize imbwa. Ibindi byose mama we ibyo yamubwiraga byose, ibyo kumubwiriza kujya gusenga byose, nta na kimwe kigeze kimufata kugeza ubwo we yakunze Germaine. Hanyuma mama wa Germaine amubwira ko kuba amukunda aricyo cyonyine yamufasha guhinduka ubwo amukunda. Mbese byaranashobokaga kubera ko Jimmy yakundaga mama we cyane, byarashobokaga cyane ko mama we yaza kumenya strategy n'uburyo bwiza bwo kumutwara, yari kumuhindura ariko ntamuce mu rugo iwe burundu.
hanyuma rero Jimmy amaze gukora amezi 5 noneho Germaine nawe yaragiye aramukunda cyane, atekereza uburyo ki ibintu byose yagiye amubwira akabyemera. Kigare yarakiretse asigaye yibera mu guterura imizigo, kandi rwose yari umutipe mwiza ureba ukavuga uti noneho kongeraho n'amafaranga yabaga afite. Ariko noneho icyo gihe amafaranga yayateye umugongo, aravuga ati ngomba gukurikira ibyo umuntu nakunze ashaka. Hanyuma arangije nyuma y'amezi 5 nibwo yabwiye Germaine ati rero warambwiye ngo nzasevinga amafaranga, ati dore amafaranga amaze kugira. Germaine aramubwira ati rero ayo mafaranga ufite ndashaka kujya kuyatanga mu kigo cyigisha gutwara imodoka, hanyuma ukabona permis. Hano rwose mfite connection nyinshi cyane, nyine birumvikana kuko Germaine yari umudeklara. Aramubwira ati mfite connection ihagije, numara kumenya imodoka sha nzagushakira akazi keza k'ubushoferi, kandi urabizi ko akazi k'ubushoferi kagira amafaranga. Ikindi umuntu aba ari smart, ati icyo gihe numara kuba umushoferi mwiza, ati ndagusezeranya ko njye nawe tuzabana. Jimmy ati what? None se urankunda? Germaine ati of course ndagukunda Jimmy, uri umwana mwiza. Ati gusa byose ndabishimira mama wanjye, kuko mama niwe wampaye icyizere cy'uko ushobora kuvamo umuntu mwiza, ushobora kuvamo umuntu muzima. Ndibaza ko igihe cyose mama wawe azakubona azaba proud yawe, azanezezwa no kuba yarakubyaye. Ati mu by'ukuri Jimmy warahindutse, bigaragara warahindutse cyane Jimmy, ndagukunda cyane. Hanyuma Jimmy yahise agenda ajya mu ishuri ryigisha imodoka. Yarize ariga, arangije ku nshuro ya mbere yamaze gutanga amafaranga y'ikizami yararase. Jimmy agahinda karamwishe, ariheba, araza atabasha kuvuga, abwira Germaine ati natsinzwe. Germaine ati gutsindwe rega bibaho, none se kubera icyo ahubwo wumvaga ko ushobora gukorera permis ku nshuro ya mbere ukayibona? Rwose humura, nyine gutsinda no gutsindwa nibyo bintu bigize inosi. Humura wenda utaha nuko uzatsinda. Yaragiye ashaka andi mafaranga ajya kwishyura ikizami, arongera arakora ku nshuro ya kabiri aratsindwa. None acika intege, abwira Germaine ati ni ukuri ndi kubona ko ibi bintu rwose ntago bishoboka, ntago natsinda. Germaine ati oya, nk'uko uzi neza ko natwe twategereje kugira ngo ubanze uhinduke ureke ibintu byose wanywaga. Ati ntago natwe byadufasha igihe gitoya, byadufasha igihe kinini. Niyo mpamvu rero nawe iyi permis uko byagenda kose uzayibona, kandi nuyibona ndagusezeranya ko uzabona akazi keza. Ku nshuro ya 3 yaragiye arakora, cyokora arayizana. Ariko ubwo niko yabaga avugana na Germaine, noneho atangira no kugira isoni zo kuba hano kwa Germaine, kubera ko yatekerezaga ko we na Germaine bakundana cyane. Aravuga ati nshobora kuzisanga nsigaye nifuza kuryamana na Germaine. Yasabye mama wa Germaine ko yavanga akagenda. Arangije mama wa Germaine aramubwira ati rero umaze guhinduka ku buryo bwose bushoboka, hanyuma ntago nifuza kujya muri ghetto cyangwa ngo ujye ahandi hantu. Ati waribanye bihagije, uzi gushaka ubuzima, uzi gushaka amafaranga. Ati wenda nk'umukobwa wanjye agiye kumbwira ko agiye kubana n'umuhungu kibiwabo, aho ngaho ho ntago namwemerera, ariko wowe ndaprefera ko usubira iwanyu kwa mama wawe kuruta ukuri buze kujya kwibana muri ghetto. Ari nabwo Jimmy yahise atekereza ko muri uko guhinduka kwe kose n'ubundi ntago yigeze ajya iwabo. Nibwo yahise asaba mama wa Germaine, na Germaine arabwira ati ndabizi neza ko mu rugo batanyumva, ntibananyakira kubera ukuntu nabatengushye, mumbabarire tujyane basi mubabwire ko nahindutse, and then nzagumayo nyine mbeyo nta kibazo. Hanyuma noneho nimara kubona akazi k'ubushoferi ndabizi neza ko ubuzima buzagenda neza, hanyuma tukazashaka igihe cyiza cyo kugira ngo tubabwire ko njye na Germaine dukundana, hanyuma nyuma tugakora ubukwe. Nibwo bamaze kubyemeranwa nyine bavuga ko Jimmy ari buve hano muri uru rugo iwabo wa Germaine, bakajya iwabo wa Jimmy kubabwira ko Jimmy ashaka kuba mu rugo. Baragiye, bagezeyo mama wa Jimmy nubwo yasengaga, ariko nyine umutima we wari warazinutswe Jimmy cyane kubera amafuti menshi yakoraga, uko kumara igihe kinini anywa amatabi n'amayoga, kwiba, abantu bose baza kumuregera bati umuhungu wawe yaratwibye. Agahinda karamwishe. Agiye kubonabona Jimmy arahingutse n'umukobwa ndetse n'uyu mubyeyi. Abona uyu mubyeyi rwose ni mwene se,
baricaye baraganira. Bamaze kuganira ubwo Germaine nawe ari kwivuganira na Jimmy, hanyuma basanze nyine ari umuryango mwiza, ari urugo rwiza, baraganira. Mama wa Germaine abwira mama wa Jimmy ati ndashaka ko wakira umwana mu rugo, ati rwose wakoze amakosa kubera icyo wafashe umwana ukamukura mu biganza byawe, navuga ko wamutegeje satani. Mama wa Jimmy atangira no kugira emotion, aramubwira ati ntago wabyumva, uriya mwana n'umwana mubi cyane, ati buriya ndabizi neza ko yakwiyorobetseho, ndabizi ko afite ukuntu nyine yiyorobeka ukagira ngo ni umuntu muzima, ariko ndakubwiza ukuri ko uriya mwana ninjye wamwibyariye. Uriya mwana anywa inzoga, anywa amatabi, ibyo byose byamara kumugeramo bakajya kwiba we na bagenzi be. Ati uriya mwana uzi namufungishije imyaka 5. Uribaza byari binyoroye gufata umwana wanjye nkajya kumufungisha imyaka 5? Mama wa Germaine ati erega izo story zose uri kumbwira ndazizi. Mama Jimmy ati really urazizi? Undi ati cyane ndabizi. Ati ariko Jimmy tumaranye igihe kinini, ntago ari kinini cyane ngereranyije n'igihe we mwamaranye, ariko igihe gito tumaranye Jimmy yarahindutse. Mama wa Jimmy ati reka Jimmy rega ntago yahinduka, yabaye addicted n'ibiyobyabwenge ku buryo kumbwira ngo Jimmy ngo ntago akinywa itabi, nyine yabireka iminsi 2 ariko ntago yabireka iminsi 3. Nyine biragoye cyane. Jimmy yabitangiye akiri umwana, we n'abo bagenzi be ati bose ni abantu nyine badafite n'icyerekezo cyo kubaho. Nibwo mama wa Germaine yasamubwira ati ndabyumva nyine kutari kubyumva, ariko ndashaka no kukubwira ko buriya bari abantu ureba, Germaine n'umukobwa wanjye niwe mwana wenyine umwe rukumbi ngira, atari ko se ko nemeye ko agiye kumbera umukwe, ati ubwo ni wowe udakwiye kwakira umwana wawe. Mama wa Jimmy kubera ko yari yabonye yaba Germaine ni umukobwa ubona uzi ubwenge, ni umukobwa ubona uri smart mwiza cyane, hanyuma na mama we nyine mama wa Germaine nawe ukabona ni umudamu wiyubashye, bari baje bitwaye mu modoka yabo, mbese ubona ari umuryango mwiza cyane. Kuko we akibabona yatekerezaga ko baje nko kumuregera uyu Jimmy, baje bamuzanye, baje nko kuvuga amabi ye n'ibiki. Yaratangaye rero mama wa Jimmy yumvise ko uyu mubyeyi akunda Jimmy cyane ku buryo yifuza ko amubera umukwe. Aravuga ati ntago bishoboka. Yese agenda ahamagara papa wa Jimmy, aramubwira ati ngwino wumve noneho ibiri aha ngaha. Aramubwira ati nturebe uriya mukobwa uri kuganira na Jimmy, ati uriya ni mama we turi kumwe, yambwiye ngo baje gusaba baje gusaba, ariko nyine urumva ntago ari ugusaba, ahubwo nyine basabaga ko Jimmy agaruka kuba mu rugo kugira ngo ubwo azaba agiye kubana n'umukobwa we Jimmy azaba hano. Ati njye namwangiye, atari ko numvise ambwira ko Jimmy yahindutse ngo yifuza ko amubera umukwe. Ati numvise rwose ari ibintu byiza cyane, ati Imana yaba yarakoze imirimo n'ibitangaza. Papa wa Jimmy nawe yaraje aganira na mama wa Germaine. Mama wa Germaine barakonta byose uko ibintu byagenze, uko nawe yamwibye inzu yose akayeza, ariko nyuma yaho n'ubundi niwe watangiye kujya agenda agarura ibintu navuga ko ari nkaho ari byo yibye, kuko yaragiye n'ubundi nubwo atagaruye bya bindi ko bari barabigurishije we na timu ye, ariko noneho niwe wamuguriye gaze bafite, niwe wamuguriye televiziyo bafite. Aravuga ati ni ukuri umwana yarahindutse, ntago mwabyumva, atariko urumva uruhare runini urw'Imana of course, ariko nanone kuba yari yakunze umukobwa wanjye ni ibintu narebye ndavuga ati umuntu ashobora kubifatirana uyu mwana akamugarura mu buzima, akongera akaba umwana muzima. Ati rero ni muri urwo rwego naje kumusabira kugira ngo mumwakire nk'umwana. Ariko noneho aba babyeyi bararize, ababyeyi ba Jimmy bararira, baravuga bati waturushije ubumuntu, waturushije kuba uri umubyeyi. Ati baze ko twe yatwibye tukamufungisha imyaka 5 n'ubundi kandi ntibimuhindure. Ati turagushimira kubera ko wafashije Imana kugira ngo muhindure umuhungu wacu. Ati turanezerewe cyane, ntago twabura kwakira umwana. Habaye ibirori byo kwakira Jimmy nawe arishima, yongera gusubira mu muryango, ndetse bagenzi be nabo baza kumva inkuru yose uko yagenze, uburyo Jimmy yongeye kwakirwa iwabo. Jimmy agenda baganiriza aba bahungu nabo
bagenda bumva bifuza guhinduka, kubera ko Jimmy yasaga nkaho ari we wari umuyobozi wabo. Amaze kubavamo babaye nyine nk'abacikamo ibice muri icyo gihe cyo guhinduka, bagenda bakora gake, noneho kugeza ubwo bose baje kumva ko Jimmy noneho yahindutse, yahinduwe n'umukobwa, yahinduwe na wa mubyeyi bibye. Bose barumirwa, bashaka noneho nabo gutera ikirenge mu cya Jimmy. Jimmy rero yaje kubona akazi handi n'ubundi Germaine akora, aza kuba umushoferi. Hanyuma amaze kuba umushoferi noneho hasigaye atwara. Urumva nyine noneho koko kari akazi keza kandi yari kampani ubona itanga amafaranga atubutse. Baje gupanga ubukwe bwa Germaine ndetse na Jimmy. Jimmy kuri uyu munsi w'ubukwe bwe nibwo yafashe ijambo ashimira abaraha bose, ariko aravuga ati by'umwihariko mbere ya byose ndashimira Imana yabonye ko nyine nanjye yangirira imbabazi, kangirira impuhwe, ariko ibyo byose ndabikesha uyu mugore uri aha ngaha mureba ataka Germaine. Aravuga ati ndashimira Imana ko Germaine kuva twahura ku munsi wa mbere njye nari ndi kubyiyumvamo rwose ko atandukanye n'abandi bakobwa bose twahuye, ariko kandi niko yamereye. Ndashimira Imana ko kandi yamuhaye mama mwiza, mama watumye abasha kumfasha, aramfasha mu rugendo rwose rwo guhinduka, mbasha guhinduka. Ariko kandi sinasoza nashimiye umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye, ariwe mama wanjye umbyara. Abari aho bose kuko bari bazi ko mama we yamutaye icyo gihe cyose, yamufungishije imyaka 5, bose nyine bararebanye, batekerezaga ko mu bantu rwose Jimmy ari bushimire mama we atarimo. Aravuga ati ikintu gikuru nshimira mama murakizi, ati mama ubwo famiye nyine yo kwa Germaine ndetse na mama we bansabaga kugira ngo nsubire kuba mu rugo, ati ngeze mu rugo nibwo natangaye cyane. Naragiye nsanga kwa kabiri ntago bajya barya. Urumva navukiye mu muryango w'abakristo, noneho ariko ngewe nza kuvamo njya mu kindi kigare cy'abandi bana, hanyuma nyine njya mu biyobyabwenge. Abantu mwese muri aha muri inshuti zanjye abenshi muranzi, atariko nyine naragiye njya muri icyo kigare kibi cyane. Atariko ngeze mu rugo nibwo namenye ko imyaka yose maze ntaba mu rugo, ubwo ni ukuvuga ngo yari ya myaka 5 namaze muri gereza, kongeraho n'indi myaka ya nyuma ya gereza. Ati iyo myaka yose mu rugo nk'abantu b'abakristo, mama bayobowe na mama, ntago kwa kabiri baryaga. Yari umunsi wo kunsengera kugira ngo nzongere ngarukire Imana, nzongere mbe umuntu muzima. Ati ahantu hose nabaga ndi ayo masengesho yarakoraga, ayo masengesho yarankurikiranaga. Ati nabimenye impageze bashimira Imana. Byari kuwa kabiri, babwira Imana bati uyu niwo munsi wa mbere n'uwa nyuma twongeye kwiyiriza, twari tumaze igihe kinini tugusaba ko watugarurira umwana, Mana urabikoze. Ati narishimye cyane, ati nshimira cyane no kuba naravutse mu muryango w'abantu bakijijwe. Ati nyine urumva umuntu nyine aba ari umuntu, naramubabaje mubabaza ku kigero yafashe icyemezo cyo kujya kumfungisha, ndetse basa n'abanjugunye. Atariko nubwo bari banjugunye mu bigaragara mu bifatika, atariko ntago bigeze banjugunya nk'umuryango wanjye. Bakomeje kunsengera ndetse bafata umunsi wo kuwa kabiri wo kujya bansengera buri gihe. Ati rero ibyo bintu ndabishimira Imana, ndabishimira umuryango wanjye wangumanye, nubwo abantu bose babonaga ko wantaye ariko ntiwigeze una. Yahamagaye mama we n'amarira menshi, barahoberana, baraho bose bararize, ndetse n'abaraho bose bariga. Hanyuma rero Jimmy ndetse na Germaine bagiye kubana, bagira n'urugo rwiza. Tugeze ku musozo w'inkuru yacu. Wakoze cyane gufata uyu mwanya wose ukabana natwe muri iyi nkuru. Nize nashidikanya ko mukuyemo amasomo y'ubuzima. Hari isomo rikomeye mama wa Jimmy ari kutwigisha cyangwa se ari kudutoza. Ndeka nibarize abantu mufite abantu babananiye, urugero uri umugabo cyangwa se uri umugore ariko ufite umupatina wakunaniye. Ese byibura ujya wibuka ko hari igihe mwabanye, mwabyaranye abo bana, hari igihe mwakundanye murara mu buriri bumwe, murara mu cyumba kimwe, byibura ukavuga uti uyu muntu nubwo bwose yananiye gutya, asiga nci inyuma, asiga nkubita, byibura ukavuga uti rimwe mu cyumweru nzajya muzirikana musengere, kubera ko ibyo byonyine nibyo byamugarura
wenda azagenda agera ahandi ahinduke nk'uko nyine Jimmy nawe yagiye akagera ku muntu mwiza nka mama wa Germaine, agafata urugendo rwo kumuhindura, kubera ko wenda wowe birashoboka ko ntabwo ufite izo mbaraga zo kumuhindura, reka mbyeme. Na mama wa Jimmy nawe yararebye abona rwose pe kumwikuraho nibyo, ariko ntiyigeze amwibagirwa. Ufite umwana nawe wakunaniye, ufite umuntu wo mu muryango wakunaniye, byibura se ujya ufata igihe runaka ukavuga uti reka mushyire imbere y'Imana. Ndabizi ko umuntu ari netre, buriya ni satani mugendaho, igihe cyose iriya myuka mibi ya satani yamuvuyeho azongera aba umuntu mwiza. Byibura igihe cyose usenze ukamuzirikana mu isengesho ukavuga uti Mana ufashe kanaka, umufashe, kubera ko nzi neza ko hari igihe yigeze kumbera umuntu mwiza. Tugeze ku musozo w'inkuru yacu, nawe niba hari amasomo ukuyemo uyatwandikiye muri commentaire, hanyuma tuzabane no mu nkuru z'ubutaha. Nk'uko bisanzwe mwari kumwe nanjye Celeste Habonimana, ndabakunda cyane, bye bye.